Abalewi igice cya 12. Guhumana k'umugore wabyaye. Umurongo wa mbere. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli uti, umugore nasama inda akabyara umuhungu, azamara iminsi 7 ahumanye, nk'uko ajya ahumana mu minsi y'umuhango w'abakobwa, aba ariko ahumana. Ku munsi wa 8 uwo mwana akebwe, nyina amara iminsi 33 ahumanuka igisanza cye, ntagakore ku kintu cyera, ntakajye mu buturo bwera iminsi yo guhumanuka kwe itararangira. Ariko nabyara umukobwa, azamara iminsi 14 ahumanye, nk'uko ajya ahumana mu minsi y'umuhango w'abakobwa, kandi azamara iminsi 66 ahumanuka igisanza cye. Iminsi yo guhumanuka kwe irangiye, naho ahumanukira umuhungu cyangwa umukobwa, azaza n'umwana w'intama utaramara umwaka ho igitambo cyo koswa, n'icyana cy'inuma cyangwa intungura imwe ho igitambo cyo gutambirwa ibyaha, abishyira umutambyi ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, nawe abitambira imbere y'Uwiteka amuhongerere. Uwo mugore nibwo azahumanuka isoko y'igisanza cye. Iri ni ryo tegeko ry'umugore ubyara, naho yabyaye umuhungu cyangwa umukobwa. Kandi niba ari umukene ntabasha kubona umwana w'intama, azazana intungura 2 cyangwa ibyana by'inuma 2, kimwe cy'igitambo cyo koswa, ikindi cyo gutambirwa ibyaha, umutambyi amuhongerere, aba ahumanutse.